twongere dusenge. Uhoraho Mana yacu, uracyari Imana. Wabanye natwe iki cyumweru cyose, wikorera umurimo biragaragara. None Mana, uyu munsi dusoza, manuka wikorera umurimo. Tubahangaha turi ibikoresho byawe, maze buri wese uri ahangaha nyuma yo kumva ijambo turi bubagezeho, agende hari icyahindutse mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Amen. Nuko byagenze. Kandi nuko bikigenda. Uyu mukobwa wa Muhigana ni data bukwe. Abagabo ntituje kuvuga ba data bukwe. Twamenyanye kera cyane, tukiri mu mwaka wa 4 primaire. Barabyumva, icyo gihe yari yarahunze mu bwana bwakiri muto, nanjye narahunze mu bwana bwanjye nkiri muto. Tuza kugira abantu bacu batumye tugaruka mu Rwanda, hanyuma tuza kugera igihe nanone twongera guhunga. Nanone ajya mu ruhande rwe, nanjye njya mu ruhande rwanjye. Imana yacu icyo gihe cyose yari bizi ko izaduhuza tukabana nk'umugabo n'umugore. Turongera turahura. Tumaze rero nk'uko babibabwiye imyaka mu mezi 2 turaba tumaze imyaka 41 dushakanye, turwubatse. Hari ibyo turi gende ducamo kubera igihe iki gikorwa tuvuyemo nacyo cyarengera akamaro. Ariko turihangana, bimwe mu twihanganira niturenzaho n'iminota mike mu twihanganire, yuko hari ubuhamya twagiye dutanga mu kwa 2 no kwa 5. Nibyo nababwiye. Kwa 2 nakoze introduction nk'umugabo, nka chef w'urugo. Hanyuma abari we wigisha kwa 2, nanjye nigisha kwa 5. Uyu munsi tubisabwe na umuyobozi w'amakouple, bifuje ko twigisha turi hamwe. Niyo mpamvu ubona turi hamwe. Ntabwo uhari usemurira undi, turabigishiriza hamwe. Turashima Imana ku mirimo itangaje yakoze. Nta ruhari twabigizemo, ni ubuntu Imana yatugiriye. Kera tukiri muri primaire yajyaga anzanira ubunyobwa, simenye icyo arimo ashaka. Ubwo bunyobwa rero atahaye abandi, nabonaga ari jyewe, kandi akacunga niba nta muntu wancokoje, nkagira ngo nuko ari abantu duturanye b'inshuti, kumbi yari ariho arimo ategura. Rero turashima ko Imana yabyemeye ko biba, kandi ikaba yaratumye tuyimenya, kuko mu by'ukuri uko byari biri tutaramenya Imana nuko biri ubu ngubu. Ubu nibwo tucyumva ko turi muri paradizo hano mu isi kubera Yesu Kristo. Tumuha amashyi uwo mwami. Harago umuntu avuga se iki nkireke, iki nkomeze. Muri ubwo bwana bwacu bavuze ukuntu namurindaga, nari mfite imbaraga. Iyo nabonaga umuntu umukozeho, hari ubwo twakinaga umupira, noneho ari umuhungu wigeze kumucokoza, ndamubwira ntisha, kubera ikintu wakoze uyu munsi ntabwo tuva mu mupira ntakuvunnye. Kandi koko ndabikora. Mwumve twari turamenya Imana. Ni byinshi rero, ni byinshi twavuga, ariko nk'uko yabivuze turashima Imana uyu munsi
ntabwo tujya muri ibyo byose twakoze, yuko ari ibintu titire baduhaye ivuga kwitoza kwihanganira hagati y'abashakanye. N'aba couple babidusabye, ni komite y'aba couple yabidusabye ngo tuvuge kuri iriya suje y'abashakanye, kugira ngo tuvuge kuri iriya. Ni titire itoroshye, turaza kubibona. Niyo mpamvu yenda mbere yuko dutangira, reka muri make agerageze gutanga ubuhamya, nanjye ntanga ubuhamya uburyo twihanganiranye. Niba bimugoye reka mbanze. Njyewe abari bahari bumvise ukuntu nababwiye ukuntu nshimira umugore wanjye uburyo yanyihanganiye. Yanyihanganiye ntari namenya Kristu, ndi umunywi w'inzoga. Muri icyo gihe cyose we yari yarakiye Kristu mbere yanjye. Hanyuma tekereza rero kurana n'umuntu unuka inzoga yasinze, tumara hafi y'imyaka 5 buri joro munukira arabyihanganira. Ibyo ni ikintu kidasanzwe ngomba kumushimira. Nanone ntabwo ninjiye detail, ariko namasobanuriye abo twari kumwe kwa gatanu ukuntu naje kuva ku nzoga kubera amasengesho ye, yuko nabyo araza kubivuga. Turaza kuvuga ibi bijyanye n'amasengesho. Twari muri groupe charismatique, twari tukiri catholique, turi njyewe nari mu section y'abasengeraga abandi, intercesseur urara muri veye anywa inzoga, twabagaho twinywera inzoga tugasangira. Hanyuma rimwe turiho dusengera couple, yuko twajyaga kurangiza muri izo veye, abari muri ma intercesseur basengera couple, yari abantu bagize bashakanye bari bahoragamo, yitwaga famille chrétienne. Aragenda nyibutsa kivuga cyane ntacyo ugenewe yuza. Turiho dusenga rero turangiza, iyo couple imwe tugeze imbere tugiye kwisengera, umugabo aranukira pe, anukira inzoga mu buryo budasanzwe, nanirwa gusenga, nanirwa kubumbura umunwa. Hanyuma iki gihe nki muri iyo situation numva mu gihorihori cyanjye, hano mu gihorihori ni hano hagati y'umutwe, numva igipfunsi. Numva umuntu nkubise igipfunsi ngo pa, ndakebuka nshaka umuntu nkubise ndamubura. Ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo uko uriya mugabo akunukiye niko uhora unukira iyo wasinze, ni nako uhora unukira umugore wawe. Kera bene data umuntu yambwiraga ngo Imana yambwiye ngo, nkavuga nti uriya n'umusasi nambye, ariko icyo gihe n'ijwi ry'Imana niyumviye. Kuva icyo gihe numvise iryo jwi, ntabwo nongeye kunywa inzoga kugeza uyu munsi. Nagira ngo mbwire umuntu uri hano wumva ko wenda gushaka kwe biriho binyura mu bibazo, cyangwa se yumva bisa nkaho bipfuye, ariko nturambirwe gusenga. Amen. Nashima Imana ko icyo gihe Imana yampaye imbaraga zo gusenga. Nari umusenzi, ubu ndi muri intercession, ariko simfite izo mbaraga nk'izo nari mfite icyo gihe. Narasengaga, nari mfite kwizera, nsanga sinziriye, nkamwaturiraho ko azakizwa, nkavuga yuko azakorera Imana. Ndashima Imana uyu munsi, iyo mbonye afata Bibiliya akamara amasaha arimo ashakisha, arimo yohereza ijambo ry'Imana. Bari muri WhatsApp barabizi, isi yose abayohereza ijambo ry'Imana buri gitondo. Ndashima Imana rero ko Imana ivana mu rupfu ikagushyira mu buzima. Imana ihabwe icyubahiro.
ibyo umuntu yumvaga ko bidashoboka, najyanye n'abamama twakoranaga umurimo w'Imana, noneho nkajya mbirira Imana, nkabwira Mana, ni gute ko nsenga nkagukorera, nkajya hariya gusanga abantu bari mu bitaro bakoze agisida kubera inzoga, tukabasengera bagakizwa, ni gute umugabo wanjye adakizwa? Agahora ambwira ngo ariko ibintu bujyamo, rimwe ndamwinginga ngwino tugende nibura ubirebe. Tugezeyo tugarutse arambwira ngo ibintu byanyu byo gusenga mufunze amaso ngo ntabwo ari bizima, kuki musenga mutareba abantu? Ati sinzabisubiramo, kandi n'ahantu musengera ntabwo hashobotse. Hanyuma ubwo rero iyo famille chrétienne nayigiyemo, ariko umutima wanjye mvuga ngo reka mujyane aho hantu yumvaho ibyubahiro, wenda azakizwa. Ariko Imana niko yabikoze, aho niho yamusanze, Imana iramutabara. Twari dutangiye Jerusalem, arakizwa. Ubu ngubu ndashima Imana, kandi ndahamya ko uyu munsi akorera Imana bivuye ku mutima. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko nanone dusubiye n'inyuma, ibi bijyanye no gusenga, icyo gihe turi muri secondaire nigeze kumutumira mu rugo, aza mu rugo iwacu. Nge papa yari yaritabye Imana, nari mfite mama gusa. Turicarana, hanyuma nza kumubaza, ukubona avenir yacu ni iyihe? Ati ngewe ntayo mbona. Ati ngewe nditegura kuzaba umubikira. Mpita musubiza nti nta kundi, nanjye nzaba, nta nubwo navuze padiri, nti nzaba frere. Ariko kubera gusenga, abari hano kuwa kabiri yababwiye amasengesho yakoze ubwo nari umuntu w'umuvedeti, umuririmbyi, ukundwa na bose. Twajya tugira ibintu ibyo bita la fête des parents muri vacances, sinzi niba hari abatungana babikoze. Umunsi mukuru w'ababyeyi, ni nge rero wanimaga, ni nge wari uzi kuririmba gitari. Ubu ndi mu bantu batangije kuri Radio Rwanda kuririmbana gitari, ndi mu bantu batangiye. Ubwo abakuze bazi groupe bitaga Alouette, nari nge wacurangagamo. Donc kubera ibyo rero bakanyita Damo nkaba vedette. Arasenga, nimumurebe ko ameze atya, kera yari umusore mwiza cyane. Nge nashaka kuvuga ko yansengeye asenga kugira ngo hatagira abandi bazamuntwara, nanjye nsenga iruhande kugira ngo atazajya kumubikira. Byose Imana irabyumva. Haleluya. Ni ibitangaza, twababwira byinshi cyane, ariko komeza. Turashima Imana. Mu by'ukuri tugiye mu madetaye nta kindi twakora. Uyu munsi ndasubiza amaso inyuma nkareba aho twavuye, ni ukugira ngo umuntu uri hano asubizwemo imbaraga. Nta kimana itakora. Ariko ikintu nabonye gikomeye ni ukumenya gusenga, ni ugukunda gusenga, ni ukwihisha mu Mana. Iyo ugiye muri Yesu, ibyo wibwira ko bitashoboka birashoboka. Harimo kwihangana gukomeye, kuko ntabwo byoroshye kwihangana. Ntabwo twagiye mu bundi buzima bw'ukuntu ibyo twavuze n'ibyo kuririmba, ariko harimo n'iby'umupira. Akunda umupira, ambwira ngo umupira ni umuryango we wa kabiri. Ni ukuvuga ngo yabaga mu mupira, akayobora imipira. Muri Kongo bakiba abakinnyi, tukabahisha iwacu, nkasenga ubugari bw'abakinnyi kugira ngo abandi batamenya aho bihishe. Harimo kwihangana. Abavedete muri ibyo, abavedete mu bakinnyi, ayoboye Imana,
azamuka mu ntera, agenda, mbese ibyo byose ntabwo byari byoroshye. Iyo hataza kuba gusenga ntabwo byoroshye. Umuntu yafata ivarisi agasubira iwabo, ariko hamwe na Yesu yari azi aho urugendo ruzagera, yari uzi ko azabirangiza. Yanyambitse imbaraga. Uyu munsi ndashima kandi mushima, kuko Imana hari impano yamuhaye zo gutuma nshobora kwihangana, kuko afite impano yo gusaba imbabazi. Abashakanye hano, ni ukuri iyo ufite umugabo ushobora gusaba imbabazi ni ikintu gikomeye cyane. Izo mbabazi naremeraga nkazimuha kubera ukuntu wabonaga ko bivuye ku mutima. Numva ko nawe akeneye gusengerwa, akeneye ko dutitiriza Imana, Imana imuvane mu byo yarimo, kuko ntabwo byari byoroshye. Kandi Imana ishobora kugufata kugira ngo ukore umurimo wo kuzana umuntu ku gakiza. Uyu munsi naramubyaye muri Yesu, ndabishima Imana, kandi turi kumwe n'umwana wanjye kandi n'umutware wanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Icyo kintu cyo kubyara ndagira ngo rwose nkisurinye cyane. Hari umukecuru utakiza ahangaha, ariko wajya gukunda kwicara ahangaha. Uwo mukecuru yaranyigishije muri école primaire, ariko ni ngiye waje kumubyara muri Kristo. Namwitaga mama, akanyita papa. Ntako bisa rero. Ni nk'uko uyu munsi hari benshi, nta kintu kibi nko kubaho waramenye Kristo. Nk'iyi myaka tuvuga turi ahangaha, uterekana umuntu wabyaye muri Kristo. Uyu munsi mbona umuhungu, haguruka ashaka kurebe, haguruka. Murabona uriya musore, iyo mbona umurava agira muri iri torero, asenga buri racontre mardi vendredi, biranezeza cyane. Namubyariye he? Namubyariye mu modoka yatwariraga sosiyete y'amasosiyete, abakozi ba leta baruwamo imodoka. Twagiye mu giturage, akantwara kugenda tukagarukana. Niho namubwiriye Yesu, ahita yakira Yesu mu modoka. Ubu ni umukozi w'Imana cyane. Haleluya. Iyo nkubona ndishima mu muvandimwe. Hari n'abandi njye mbona ahangaha bikanezeza. Buriya ni umwuzukuru wanjye. Ubwo ni umwuzukuru. Amen. Imana ishimwe cyane. Reka dutangire. Mbere yo gutangira nagira ngo mvuge aka kantu. Hari ubwo abantu bavuga ibintu wenda kagira ngo nibyo gusetsa cyangwa se n'ibikino. Duhagaze hano turi mu mwuka w'Imana. Amen. Turi mu mwuka w'Imana, ariko ndashaka kuvuga kuri iki kintu cy'inzoga. Bantu b'Imana, ejo bundi kwa gatanu numvise mbuza amahoro avuze kuri icyo kintu. Twagiye muri ministeri turimo tuganira n'abamama, babwira ukuntu nubwo inzoga yari ihari, ariko kubera ko nyine nari maze gusobanukirwa, maze kumenya agakiza ko atari ako kujenjeka, namuhaga inzoga ndiho nsenga, nkasuka mu kirahuri. Mana, hari igihe iki kirahuri ndiho muha kizaba icyanyuma. Hari igihe iyi nzoga itazaba muri iyi nzu. Hari igihe iyi nzoga azayireka. Amen. Niko byagenze. Birashoboka ko nawe uri mu gitanga inzoga, kuko nkuko tubizi ni abatware, kandi Imana yamuguhuje kubw'umugambi, ariko ntuhere muri iyo situation, ntuhere aho hantu. Ndabyumva ko ufite umugabo adakijijwe, ntabwo wamutegeka ngo va ku nzoga, ariko urasenga Imana yo mu ijuru ikumva, igihe gikwiriye we wenyine akayireka. Amen. Ariko ndiho ndavuga abari mu murimo w'Imana,
abakozi b'Imana, abantu mukinywa inzoga, kubera ko Imana yabafunguriye imiryango, hanyuma Imana ikabaha umugisha. Ntabwo yawubahaye ngo mutangire mwihererane izo nzoga muzinywe, kuko imbere y'Imana yirimo irabareba. Imana irabazi, Imana izi ibyo mukora. Ako ni akamanyu k'umutsima, ariko akamanyu k'umutsima hari igihe katuma urimbuka. Ndabasaba mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, umuntu wumva kiboshywe yemere tumusengere, yemere dutabaza Imana. Hariho n'ibindi bishobora kuba bikikuboshye, ariko hano dufite umwanya wo gusobanura no gutanga ubuhamya. Ni ibintu birebire, ariko ndagira ngo mbasabe umuntu yumva ko akiboshywe, dufite Imana ibohora, dufite Imana ikiza. Ntabwo tuza hano gukina, hano tuza mu nzu y'Imana, tuza mu bwihisho bwayo, tuzi ko ishobora guhindura ibintu kandi ikaduhindurira amateka kubw'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane, murakoze kubyakira. Ubwo babe batekereza, bafata umwanya wo gusaba umwuka bafashe kugira ngo be gutinya, baze imbere tubasengere, ariko turaza kubikora turangiza. Reka rero tujye mu isomo ubwaryo, ariko nibagiwe gukora ikintu, twibagiwe kwerekana muri kirite ya mbere hari abana bacu baje n'abuzukuru, ni muri iyi kiriti hari abandi, muri iyi ngiyi hari abandi bana bacu baje. Nibahaguruke bakire Ngabe n'umugore we ari we mukobwa wacu n'abana, nibahaguruke tubarebe, dore ngabariya. Abandi baje muri kiriti ya mbere, baje kudushyigikira, ariko barafite icyo bavana nabo muri aya masomo. Reka muri slide ya mbere twashatse kuba ni introduction cyangwa se nene, turashaka kubasobanurira impamvu yo gushakana, tubereka aho yaturutse, comprendre ce que c'est le mariage. Nuko mwitangiro hariya igice cya kabiri umurongo wa 18, Imana yonyine niyo ibyivugira, avuga ngo nuko uhoraho Imana aravuga ati, si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha bakwiranye. Biraba birangiye noneho abantu bamaze gushakana, nabo abo bamaze gushakana, umugabo n'umugore babaye umubiri umwe, une seule chair. Umugabo aza kugeraho avuga mu itangiro nanone 2:23-24, ageraho avuga ati, noneho dore uwo twuhwanye n'igufwa ryanjye n'amaraso yanjye. Haleluya. Ngira ngo mu byumve aho byaturutse. Nicyo gituma uyu munsi yasize iwabo, nanjye sige iwacu. Donc umugabo yasize se na nyina, aza kubana n'umugore, ubu tubana akaramata, ubu twabaye umuntu umwe. Amen, amen. Bene data, ntabwo ari ukubabeshya kuvuga ko turi umuntu umwe, ni ukuri pe. Uzi aho mbibonera? Hari imyaka ihita, iyo tugitangira ubwa mbere tugitangira kubonana, nawe mfite ukuntu mukunda, hagati aho bigenda bigabanyuka, nkasanga ari normal n'iki byose. Ariko iyi myaka tugezemo, ntabwo nababwira ukuntu mukunda, ntabwo nababwira ukuntu mubona, ahubwo mba nigaramiye ku gitanda nkamubona aje nyuma yanjye atambuka, nkamubonamo undi mugore udasanzwe, nkamubonamo ishusho rindi ntabonaga mbere, nkumva ndamukunze pe. Ibyo ababwira kongera ngira nkavuga ngo nkamuha bizu, ntabwo biba byizanye, biza kubera iyo mpamvu, ari ukuntu mubonamo undi udasanzwe, nkuba ndamukunze, bikaza nkamuha bizu, bikaza bikagira cye tugize. Haba mu gitondo, igihe icyo ari cyo cyose, biraza gusa bikamfata kubera ukuntu mubonye, nkasanga namuhaye bizu nanjye. Ko mudakoma amashyi ariko
amen. Ese twasaba bicaranye bagaha bizu abadamu babo? Amen. Tugende gusimbuka kuko nta mwanya tugeze ku ya kabiri. tugeze ngiye kuvuga ku bintu by'urukundo. Kubera ko badusabye gutanga ubuhamya, badusabye muri kirite ya mbere twavuze cyane, tuvuga ijambo ry'Imana turihagarara, ariko ndumva abantu bakomeje kuvuga ngo dutange ubuhamya kugira ngo ibyanditse hariya mu byandike, cyangwa niba mushaka tujye muri biriya tureke ubuhamya. Murashaka iki? ubu turabivanga. Amen. Nahoze mvuga kare no mu cyumweru narabivuze, urukundo ntabwo bihagije kuvuga ngo nakunda kanaka, ndakunda umugabo wanjye, birazwi rwose, sinangombwa kubiririmba, nta n'impamvu. Ndabizi ko umusaza wanjye Mudidi buri abona ko turi abasazi, ariko nagira ngo mbivuge, urukundo ni igikorwa, urukundo ni action, urukundo ni action. Urukundo ntabwo ari amasantima gusa, urukundo ni ikintu ushyira mu bikorwa gifatika. Amen. Nahoze mvuga rero ukuntu ejo turimo dutegura, hari ibintu tutumvikanyeho, noneho dusa n'abarakaranije, noneho mu gitondo abyutse nihitira, nta nubwo rwose nari nanabitekereje, numva mpaye bizu. Urumva iyo hari bizu zitavuga, umuntu aba atavuze, ariko ugahita wumva umutima urakeye, si ibyo ba mama? Ukumva umuntu naho atavuze ariko uhita akwereka. Noneho ubushize naravugaga, niba tuterekana urukundo mu ngo zacu, ni ukuri ni ikibazo. Urukundo ni ukurwerekana. Urukundo ntabwo warutanga gusa ngo ndagukunda mu bitekerezo ariko utabigaragaza mu bikorwa. Imana ishimwe. Navuze ukuntu mu by'ukuri, niba ukunda umuntu, niba ukunda umwana wawe, niba ukunda umufiyanse wawe, niba ukunda umugore wawe, niba ukunda umugabo wawe, ukabaho imyaka 40, nta na rimwe, niba binakunaniye kubivuga, wandika ku gapapuro uti ndagukunda. Hari abantu batashobora kuvuga imbere wenda ngo babivuge, ariko wandike ku gapapuro, nibura umuhe ka karabyo, abone ko hari icyo ukoze, hari geste. Amen. Umuntu wese akeneye ko bamukunda, umwana wese akeneye ko umukunda, ariko mu muco wa Kinyarwanda, ahubwo aho kugira ngo ubwire umwana ibyiza bye, ahubwo uramubwira ibitari byiza. Nibuka kera mama yajyaga ambwira ukuntu mu by'ukuri ntari mwiza. Noneho rimwe azi Kinshasa, araza asanga abadamu bari baje kunsura, baravuga bati uyu ni umudamu ukomeye cyane mu bagore beza. Mama aravuga ngo ye baba we, ngo abagore bino bagize ibyago. Haravuga ngo uyu niwe mwiza mwabonye. Ni ukuvuga rero uwo muco watwinjiyemo, natwe ntituzi kubwira abana bacu ngo tubabwire ibyiza byabo, ngo tubabwire. Umwana ushobora kumuvana ahantu yari yihebye, yari yigunze, ukamubwira ko umukunda, bimusubizamo intege. Hari abantu benshi hanze aha bakeneye kuba umuntu ababwira ngo ndagukunda, bikamusubizamo ibyiringiro. Mureke rero dukore uwo murimo. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugusaka gusa n'abazungu, ariko ni ukuruhura imitima. Dufite
dufite imitima irushye, dufite imitima iremerewe. Nta muntu udakeneye ko umusekera, nta muntu udakeneye ko umusuhuza, nta muntu n'umukozi wo mu rugo musuhuze, mubwira turakoze, ibi unkoreye urakoze. Nandiho ntabwo ubuhamya bw'umukobwa wacu Imana ishimwe ari hano, mvuga ukuntu yaje mu rugo agasanga uko yaravuye mu gihugu batagira abakozi, ariko akavuga ati uwo mukozi yitwaga Afrodisi, buri kantu kose urakoze Afrodisi, yatera ipasi urakoze Afrodisi, yaza gukora amezi urakoze Afrodisi. Barumuna be bati ariko se urakabije, iyo urakoze ya buri kanya ubwira umuntu ngo urakoze wageza ugaceceka. Arabwira toya, nuko mwebwe mutumva ko ibi bintu aba bantu bakora ni ibintu by'agaciro gakomeye. Umuntu wese akeneye kumubwira ngo urakoze, ariko ntituzi kuvuga ngo urakoze, ntituzi kuvuga ngo pardon, ntituzi kuvuga ngo wambaye neza, ntituzi kuvuga. Abo papa bari hano nta nari mushobora kubwira umudamu wawe ngo wambaye neza abyishimire. Papa Alexandre buriya mubwiye ngo nahe bizu ayihe umudamu we yabona ko niho musarira, ariko amaze kubohoka birimo biragenda biza kandi ndabizi ko mama Denise abyishimira, sibyo mama Denise? Imana ishimwe cyane. Nta muntu wanga ko bamukunda, nta muntu wanga kubona ko bamwitayeho. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero tubigira umuco. Usibye ko nge nabakurikiye bizi zabo bazishyize ku matama, ari Kalisa uri imbere, ari Alexandre bariya nababonye basomye abagore babo ku matama. Kuki mudasoma abagore banyu ku munwa directement? Dukomeze. Ari cyo vugaho. Nagira ngo rero mbivugiye kuri ibyo, iyo tubikora dutyo abana bacu baba bakurikira, abana bacu baba bakurikira. Nkuriya mukobwa wacu uri hariya n'uwaje mbere, ntabwo ushobora kumva iyo bambonye, iyo bandamutsa, araza ugasanga nawe arashaka ça va, tu vas bien papa, ukabona arankunze, biragaragara ko ankunze, nubwo atampa bizu ku munwa, amabizu iruhande yuko ari umukobwa wanjye, ariko nyereka urukundo afitiye, anyereka urukundo afitiye. Ibyo nabyo sinzi impamvu biba au contraire. Abahungu bacu nabo babigirira nyina, abakobwa bakabigirira papa. Sinzi niba wanyu rukomeze, twebwe turababwira experience y'iwacu, ubwo niba ari uko bimeze ntabwo tubizi. Dukomeze. Iriya ngira ngo slide ya kabiri twayirangije. Dukomeze. Ugushakana kwacu kugomba guhesha Imana icyubahiro. Intego y'abakristo ya mbere ni Kristo, yuko Kristo agomba kuba umuntu wa gatatu muri twe utaboneka, akaba ari we muyobozi wacu igihe tuba dusangira, tuganira, yewe niyo tuba dukora ibyo tuba dukora byose. Kristo agomba kuba ari iruhande rwacu, Kristo agomba kuba ari muri twe. Nababwiye muri Kristo ya mbere yo kuvuga ko hariya ukunda umugore we aba yikunda, nibyo koko hari igihe mugera mugasanga ni wowe uba wikunda iyo ukunda umugore wawe, ni wowe uba yikunda iyo ukunda umugabo wawe. Ariko nashaka kuvuga ubuhamya twatanze mu gitondo, nuko dufite habitude cyangwa se buri gihe tubyuka saa 11 za mu gitondo. Twebwe niba ture yacu tuyikora mu cyumba cy'amasengesho iwacu, tugasengera hamwe. Tuba tuzi ko tugiye gusanga uwa muntu wa gatatu utajya agaragara, tukabana nawe, tugasenga, akatugaburira ijambo, tukabaho tunezerewe. Ndababwiza ukuri yuko buri gihe ntabwo, ariko hari ubwo tugira intege nke. Iyo bitagenze bityo, niyo byagenze bityo, tubona difference y'iyo misi. Iyo twatangiranye na Yesu umunsi, hari ukuntu twirirwa tumeze. Iyo tutatangiye hamwe na Yesu, hari n'ukundi kuntu tuba tumeze. Nkaba rero tubakangurira kugira ngo
mwige gusengera hamwe, mwige kuba muri hamwe igihe yuko hari uwo muntu wa gatatu utagaragara uba uri hamwe namwe, ufite ukuntu abagida, ufite ibyo abereka, ufite inama bagira. Rwose tukanguriye amakupe yose kubikora. Ikindi nuko gusenga nkuko twabivuze, gusenga nibyo bituma umuntu ashobora kwihangana, kuko Imana igenda igushyiramo imbaraga. Buri cyumweru, rimwe mu cyumweru tugira umunsi wo gusengera umuryango. Ni umuco mwiza, kandi Imana dusenga, iyo ufashe uwo munsi ukiyiriza ugasenga ukereka Imana umuryango wawe, byanze bikunze Imana yo mu ijuru ntibura gukora. Twabonye ibintu byinshi bigenda bihinduka, ari mu mibanire yacu, ari mu kubana n'abana. Tubona Imana igenda ikora, tubona Imana igenda yihesha icyubahiro. Uyu munsi wa none dufite ubuhamya bw'ukuntu kera we yari ataramenya Imana neza agitangira, ariko nari mfite umuco wo gusanga abana baryamye basinziriye, nkagenda kubarambikaho ibiganza, abana ari bato, buri mwana wese nkagenda musengera, mwaturira icyo azaba cyo. Amen. Ndashima Imana ko kubera ibyo Imana yadukoreye igitangaza. Abana ntabwo twavuga ngo wenda bari mu Mana 100%, ariko uko biri kose, uko babonye Imana dutinya, nabo barayitinya. Uyu munsi Pamela na Ngabe ni abakozi b'Imana, bafite ministeri bayobora, barakorera Imana. Kandi Pamela twamutangaho ubuhamya, ari no hanze yajyaga ambwira ukuntu abantu bajyaga bamubwira ngo tujye muri boîte, akababwira ati nkandagiye n'imbere y'uriya muryango, ati ijisho rya mama riba rindeba. Kubera kumva umuco yahawe wo kubaha Imana no gutinya Imana, yarageye mu bihe abantu bari mu bakope, bakamushakira abakope. Abazungu baraza kuwa mbere bagatanga témoignage yuko basohotse n'abakope. Noneho bakamubwira ati kuki wowe udatanga ubuhamya? Ati ngiye nta mukope ngira. Noneho bakabwira abarimu bati uyu muntu afite ikibazo, kuko we nta kope agira, twese dutanga ubuhamya, we nta buhamya atanga. Ariko ndashima Imana kuko gusenga no kumwereka Imana, yumvise uwo muco n'ibyo ubutamubwiye, umwuka w'Imana arabirema muri we kandi bikakoreka. So twige gusengera abana bacu, twige kubasengera, twige kubereka Imana, twige kubahisha mu biganza by'Imana, kuko hanze aha uko icyo gihe byari bimeze bitandukanye n'uko ubu bimeze. Ubu birarenze ku buryo nsabira abuzukuru n'abuzukuruza, sinzi uko bizaba bimeze. Ibiyobyabwenge biragenda barabihana, inzoga, abakobwa, imyambarire, ibintu nakaga mu by'ukuri. Niba twebwe ababyeyi tudahagurutse ngo duhagarare mu mwanya wacu wo gutabaza Imana, niba utari umusenzi wari ukwiye kubyiga kuva uyu munsi. Niba udasenga Imana wari ukwiye kwinginga Imana, kubera ibihe tugezemo ni ibihe bibi cyane. Uwiteka abaha ubwenge, umwuka w'Imana abaganirize uburyo ki twe dukwiye kuba twese abasenzi. Imana ibahe umugisha. Amen. Ubundi rero ari inkingi 7 zireba abashakanye. Ya mbere ni urukundo, twabivuzeho. Ya kabiri ni amasengesho, twabivuzeho. Kubahana, guhana umwanya, kwihanganirana, kubwizanya ukuri no kugira inshuti nziza. Zira ni inkingi 7 tutagomba kwibagirwa. Ariko mu cyumweru dutangira icyumweru kwa kabiri no kwa gatanu, twibanze cyane ku rukundo n'amasengesho. Hanyuma na amasengesho turababwira ko niyo portaye y'urugo rwacu, niyo portaye y'urugo rw'abashakanye. Next. Muri ziriya, subira inyuma ho gato. Muri ziriya uko 7,
murabona ko iriya yo kwihanganirana ije ku murongo wa 5, ariko twayifashe uyu munsi twerekana ko muri yo usibye ibyo twavuze by'urukundo n'amasengesho, ibindi byose turabisanga muri biriya kwihanganirana uyu munsi wa none. Tuvuge igihe duhana, communication. Mu by'ukuri ikibazo abashakanye bakunze guhura nacyo ni ukubona umwanya wo kuganira. Abapapa baba biruka bashaka uburyo batunga urugo, abamama nabo baba bagiye mu yindi mirimo, ugasanga abantu ntibagira umwanya. Ariko hari igihe mugera muri situation umuntu waramubuze kubera ko abantu bataha bananiwe, hariho igihe ugomba gukoresha violence. Amen. Violence nziza. Amen. Rimwe nigeze kubona atafatika, ndamufungirana, ndafunga urufunguzo, ndavuga ngo uyu munsi tugomba kuganira. Agira ubwoba kuko yibajije ni gute ngiye kumuheza mu nzu. Ndavuga ntaho ujya, ndafunga urufunguzo ndarubika, ndavuga yicara, hari ibintu bikomeye tugomba kuvuga. Ariko aho mbimubwiriye nawe asanga ari ngombwa. Ntabwo rero bikiri sinyikoresha urufunguzo, yarabyumvise ko biri ngombwa ko duhura tukaganira, kuko iyo mugiye kuvuga ibintu byaramaze kurenga inkombe ni bibi cyane, ntabwo mushobora kubigarura. Ni byiza gushaka umwanya wo kwicara mukabonana. Turagenda tukajya ahantu kigufi cyangwa se mu ngendo dukora, tugafata umwanya wo kuganira no gusubiramo kugira ngo turebe ubuzima bwacu burimo buragenda gute. Imana ishimwe cyane. Amasaha arimo aragenda, bimaze kurenga saa 7. Sinzi icyo mutubwira, turekeraho cyangwa tubigenze dute? Pastor. Kandi si twebwe, murabizi ko bayadutwaye. Amasaha yacu bayariye, ubwo rero sinzi ko tubigenza. Okay. Biriya mwabibonye cyangwa se mwabyanditse, ibyo ari byo byose, iyi presentation isigara ahangaha arabashatse kwibona. Reka dukomeze muri ibyo. Yatanze urugero bijyanye n'urukundo, ukuntu najyaga mvoyaja nkamuzanira za kado. Nanjye nza gutanga urugero ukuntu twaje nabaye obligé kujya mujyana. Ni igihe nari perezida wa komite olympique muri Kongo ndetse no mu Rwanda. Ahantu hose twarajyanye kandi byatugiriye umumaro yuko twafataga umwanya wo kuganira turi aho ngaho mu mahanga. Yewe ndetse n'ibyo babwiye ko rimwe mu mwaka dufata igihe cyo kujya ikigufi tukagenda cyangwa n'ahandi tugahitamo tukaganira. Komeza. Birimo urukundo byose. Gusenga nicyo cya kabiri twakivuzeho. Imbabazi, bagira icyo bivugaho. Imbabazi mu by'ukuri ngewe mbere byabanje kumbera ikibazo. Hari ibintu umuntu ashobora gukorera ukumva ntibyoroshye kubabarira, ariko hamwe no kujya imbere y'Imana no kwinginga naje kubishobora. Ndibuka ko Imana yabinyigishije binyuze muri umuntu wishe ababyeyi bacu. Yigeze kuduhamagara tugitaha, byari nko muri 1995. Aravuga ngo arashaka, ba bantu babaga bari muri prison, aravuga ngo ashaka kwihana. Hanyuma tujya kuri prison, dusanga abafungwa bari benshi cyane. Hanyuma icyo gihe umuntu yarahagurukaga akavuga abo yishe. Muri abo yishe rero yari yarishe ababyeyi, yari yarishe harimo na nyogokuru, harimo n'ababyara bacu na musaza wacu. Abantu bose bari mu rugo mu by'ukuri bajugunyamo grenade barabica. Murumva ko ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko abamama barabizi. Kuwa gatatu icyo gihe nayoboraga abamama, kuwa gatatu tugasenga, mbasaba ngo bansengere
twamaze hafi nk'amezi 2 dusenga kugira ngo nshobore kuzabona uriya muntu mubabarire muhe imbabazi. Ikimana yakoze, twagiyeyo turagenda n'umutware n'abakuru banjye, ariko bamwe batabishaka. barumuna wanjye bo hanze bakambwira bati izo mbabazi ni wowe uzitanga wenyine, twebwe ntazo dutanze. Ariko ndababwira ngo hari igihe muzumva ko biri ngombwa mubabarire, kandi iyo ukomeje kugumana umutima wo kutababarira ni wowe byica kurusha uwo wakubabaje. Hanyuma rero twagiyeyo, twari twabisengeye, Imana ikora igitangaza. Mfite n'amavideo nicaranye n'uwo muntu tuganira, namuhaye imbabazi kandi numva bivuye ku Mana, numva ari imbaraga z'Imana. Noneho kuva icyo gihe ndavuga ngo ese niba narababariye bariya, niba narashoboye kubabarira umuntu wishe ababyeyi banjye, ni gute nahera mu tuntu tw'amatiku? Harimo utuntu tw'ubusabusa. Umugabo yakoze iki? Umugabo yavuze iki? Inshuti yanjye yavuze iki? Abantu mu itorero bavuze batya. Ibintu bigendeyemo byakuroga umutima, ntunezeze Imana na gato. Ariko kuva icyo gihe nahise mpindura ubusa, ibindi bintu byose byambabaza. Ndavuga ngo Imana yashoboje kubabarira uriya muntu, nkagera nkicarana nawe tukaganira, kandi nkumva n'ukuri nta rwango mufitiye. Na nyuma yaho yajyaga aza akadusaba gufasha umuryango we, yari afite umugore w'umututsikazi n'abana nka 3, tukamufasha. Na mukuru wanjye yarakijijwe, abicitse ku icumu, yaje Kinshasa, tugaruka yarakijijwe. Mbese uriya muntu mu by'ukuri Imana yadukoreye igitangaza. Bivuge rero ngo uyu munsi wa none, niba hari ikintu wumva kikuboshye, niba wumva ufunzwe ukumva udashobora kubabarira, ni ukuri nawe uze mu bantu tuza gusengera. Imana igushoboze gutanga imbabazi, Imana igushoboze kubabarira. Umugabo wawe naho yaguhemukira bimeze bite, ntacyo bizamara ko bihora bikwibutsa ngo yakoze iki. Ahubwo saba Imana ikubohore, iyo migozi icike, wumve nawe ntacyo utababarira. Amen. Kuko nawe Imana yarakubabariye. Imana hari aho yagukuye. Turiho kubw'imbabazi z'Imana. Amen. Ntabwo turiho kubera ko hari ibyo dukora byiza, turiho kuko Imana yatubabariye. So natwe twige kubabarira, tubabarira abo twashakanye, tubabarira abana, tubabarirane hagati yacu. Imana ibahe umugisha. Mutubabarire niba yagiye muri ibyo byo kubabarira abandi, kandi tuvuga ku byo kubabarana hagati yacu, nuko yagira ngo atange urugero uburyo byamufashije. Ariko ubu turababarirana pe, turababarirana. Kandi niyo umwe muri twe aba yagize igitekerezo kibi, undi atakizi, asubirayo akamusaba imbabazi, ati mbabarire ko najyaga mbigenza ntya, kandi ntawe biturutse. Niyo namukereje, ariko ntabwo ajya ampa imbabazi ako kanya. Ibyo twabivuzeho ubushize, ariko naje gusanga nari nzi ko ari iby'abagore bose, ariko naje gusanga ngo hari abagore nabo bihanganira abagabo kubera gukererwa, ngo abagabo bajya bakererwa. Baje kubitubwira, baduha n'ubuhamya. Haleluya. Madamu Mucyo arahari, nagira ngo ahaguruke rwose mukomere amashyi cyane, ngo ajya yihanganira Mucyo. Amen. Donc ntabwo rero biba byoroshye. Hari utuntu yabivuze, utuntu duto gusa, utuntu duto. Kera ukuntu nsabana murabizi, nkunda gusabana. N'umugore nkamuramutsa, nkamuha bizu, rimwe na rimwe nkagenda amakote yanjye yuzuyeho bya bindi bigize, akagenda ati dore ibyo nanone wakoze, bikamurakaza. Ariko yageze aho aza gusanga ariko nimereye, nasanze narwara umutima ibintu. Haleluya. Reka dukomeze. Biriya nabyo byo kubwizanya ukuri biri mu byo. Ntabwo ushobora kubabarira umuntu, undi mugenzi wawe usaba imbabazi utabanje kumubwiza ukuri. Tubwizanye ukuri rero, tubwizanye ukuri.
kenshi na kenshi nta nubwo utegereza ko mugenzi wawe ubimubwira. nahoze mbwira abantu muri kiriti ya mbere mvuga ngo ubishaka utabishaka, iyo wagize ikintu kibukora mugenzi wawe arabimenya. hari ubwo umureba ugasanga yakureba ijisho ugasanga hari ikintu yamenye. njye rero byambayeho ari ntacyo arambwira nahitaga musaba imbabazi ngasanga yabimenye. burya nubwo tutavuga nubwo batavuga hari ukuntu Imana igenda ikamukubita ku mutima. urumva ni birebire. wagiye nk'ahantu uzi ko atakubonye ariko ukaza ugasanga yabimenye kubera gusenga. twageze ku burezi, hari icyo bivugaho mu magambo make? Ndumva mu by'ukuri nabivuze, ariko twabivuze. Ndumva nabivuze. Murumva twagiye kubera gutanga ubuhamya byinshi twagiye tubishyira. ari ibyo twabihinduye ibyo tugomba kwambara, cyangwa twashatse kuvuga mfete uburyo tugomba kwerekana ko turi muri Kristo. birafasha cyane. biriya nabyo muzabisanga mu Bakolosayi 3:12, 14 na 16. komeza. ikintu cya mbere, kwitondera kwifata uko wifata imbere y'abatazi Imana ni ibintu très important. hari ahantu muri cercle Nyarutarama aho njya gukinira tennis, kubera ko nabo bari mu bantu nohereza ijambo ry'Imana mu gitondo, mba obligé yo kwifata kugira ngo ntajya dans le contraire y'ijambo mbohereza mu gitondo. niba ari ahantu nifata naho hantu kuri cercle sportif ya Nyarutarama iyo nagiye gukina, ndifata ndifata na bya bindi byanjye njyangira nyine nkagira guseka, mbifatamo yuko nzi ko buriya bariho baranyanariza, bariho baransoma, bariho baramvuga, ariko ndashima Imana kubera ko yabimfashijemo. abo bose ntabwo ariko baba bazi Imana, abo bose baba basinze buri gihe, bamutumara gukina bakasangira inzoga zinyuranye, ugasanga batangiye kujya, ariko uko mba ndi hamwe nabo kandi barabimenye. yaba twakoze nk'umunsi mukuru tugomba gusangira, barabizi ko ngomba kubasengera, nibo bonyine babinsaba. donc ukuntu twifata imbere y'abatazi Imana ni ibintu très important, ni ibintu tugomba gushyiramo imbaraga cyane. dukomeze. uriya mwanzuro nawe uvugeho, yenda gire n'ikindi yongeraho, yuko turashaka kurangiza. hari akantu ka video tubereka. umwanzuro vuga buhoro, uvuga make. umwanzuro mu by'ukuri ni ukumenya ko hamwe n'umwuka w'Imana dufite imbaraga, dufite ubushobozi, dufite ubutware bwo gushobora kuburizamo imigambi y'umwanzi, kuko umwanzi w'icyo ashaka ni ukudusenyera. umwanzi icyo ashaka ni ukugira ngo atwice, ariko twebwe twahawe ububasha. twatangiye tuvuga ngo Imana yasutse muri twe, yadusutsemo ubutunzi bwose bushobora gutuma duhagarara tunezeza Imana. birashoboka. kuko bishoboka, reka dusingire icyo twahawe, tukigenderemo, tuburizemo ikintu cyose cyaza kuturwanya, kandi dufatanije, dushyize hamwe, kuko ngo umugozi w'inyabutatu biragoye kugira ngo ucike. kubera ko turi kumwe n'umwuka wera, dushoboye kugenda tuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza. Imana ishimwe cyane. tugiye kurangiza dusenga. mbere wenda nuko ndagira ngo tubivuge, nuko tugomba gusobanukirwa ko imyitwarire yose, ibyo dukora byose, imyifatire yacu yose, tugomba kubigaragaza mu byo dukora. ntabwo ari mu mvugo gusa, tugomba kubigaragaza mu byo dukora. ariko ambabarire rwose, areke biriya bintu bikurikira, shyiraho ka filimi mbere yuko dusenga. kariya kantu
turabifuriza mwese kuzasaza nk'abariya bantu mukundana mugihana indabyo. Birashoboka kugira umunezero no mu rugo rwanyu mwarashaje muri abakecuru, birashoboka kubana neza. Murabona ruriya rukundo nyine. Reka dusabe pasiteri kugira ngo dufate umwanya wo gusenga. Buri muntu wese afite icyo yifuza nyuma y'aya magambo tuvuze. Umwuka w'Imana akomeze akore kandi aturemere ingo nziza, twumve dusogongera ijuru turi mu ngo zacu. Murakoze cyane, turabashimiye kandi tubifurije ibyiza byose. Mana yacu kandi Mana nziza, weretse uyu mutima ndawuguhaye Mana, umutima ndawuguhaye, ukorera mu mutima. Muri aka kanya uyu mutima turawuguhaye kugira ngo ube umwami w'ubugingo bwacu. Turanze kwiyobora mu ngo zacu, mu rushako rwacu, mu miyoborere yacu ya buri munsi. Tuguhaye umutima kugira ngo abe ari wowe ugenga, abe ari wowe utegeka. Ibyatuneshaga byose Mana turabikuzaniye. Wowe wavuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Mana turaguha umutima wacu kugira ngo ubugenge. Ibyadutsindaga byose, ibyatuneshaga byose, irari ry'amaso n'ubwibone bwo muri iyi si, ndakwinginze Mana udufashe twongere tubone tuguhindukirira. Mana ijambo ryavuga ngo abaguhindukiriye ngo baviriwe n'umucyo. Mana turakwinginze ngo uduhe guhindukira no gutera umugongo ibitakunezezaga byose mu buzima bwacu. Mana tuguhaye imitima yacu kugira ngo uyiyobore, tuguhaye ingo zacu kugira ngo uyiyobore, uziyobore. Mana tuguhaye kazoza yacu, abazadukomokaho. Mana uko ibihe bizahererekana n'ibindi bihe, turakwinginze ngo duhe imiryango ikubaha, ikumvira, igendera mu ijambo ryawe. Mana ntitwabyishoboza, tugusabye guhagararira mu buntu bwawe. Mana twongere duhagararire mu buntu bwawe, tunezererwe kuba mu buntu bwawe no mu mbabazi zawe. Garagaza gutabara kwawe Mana, ibyari byaratunaniye byose turabiguhaye. Uduhe kugurana kwera, birya wajyanye ku musaraba. Ibyo nibyo tukuzaniye Mana, titwongere kubaho, ahubwo Kristo aba ari wowe uba muri twe, maze uduhe kunesha umunsi ku munsi. Tugiye kujya mu ngo zacu, uduhe kugendera mu rukundo, uduhe kugendera mu buzima bw'amasengesho, uduhe kugendera mu buzima bwo kwihanganirana, uduhe kugendera mu buzima bwo gushaka inshuti nzima, inshuti zageze ku musaraba. Mana uduhe kugendana n'inshuti nzima, kuko ijambo ryavuga ngo inshuti mbi ngo zonona ingeso nziza. Turakwinginze muri aka kanya udufashe muri uru rugendo. Tugushimiye abagaragu bawe bakoresheje icyumweru cyose. Mana turabasabira umugisha utagabanitse. Mana turagushimiye kuko uzakomeza kubaha Kristo umwami kugutumbira, ndetse n'abazabakomokaho bakomeze kugera ikirenge mu cyawe mwami Yesu, bityo bakomeze kwishimira agakiza wabahaye. Mana ijambo ryavuga ngo tuzishimira mu kuvoma ibyishimo mu mariba y'agakiza. Mana duhe guhagarara mu mariba y'agakiza, mu mariba y'agakiza twongere tuvomemo ibyishimo, twongere tuvomemo umunezero, twongere tuvomemo urushako rwiza, maze twumve ijwi ry'impundu, ijwi ry'umukwe n'umugeni, mu izina rya Yesu Kristo rikumvira, maze ubwiza bwawe bukomeze bugaragara mu miryango yacu. Tugushimiye ko wumvise gusenga kwacu. Reka ishimwe n'ikuzo byongere bikugarukire. Tugukomeye amashyi ni mu izina rya Yesu tugusenze, na sisi wote tunasema reka dukomere Imana amashyi cyane. Hobera mugenzi wawe umubwire ngo wagize neza kumvira ijambo ry'Imana no kurishira mu bikorwa.